ubwo turi hano turebera hamwe ibijyanye na gahunda zo guteza imbere ubukungu bwacu bukava ku cyiciro kimwe bukajya ku kigiye hejuru. Mu kanya hakomojwe ku ntego yo kuzigama iri muri NST2, aho tugomba kuzakuba ubwizigame bwacu inshuro ebyiri. Nagira ngo tubivane ku ntego z'igihugu cyane, ntitubigumisheyo gusa, tunabirebere ku giti cyacu, kuko igihugu ni ngewe, igihugu ni twebwe, twese turi hamwe. Iyo tuvuga kuzigama niyo ntango ya mbere yo kugira ngo umuntu agere ku iterambere uko byaba bimeze kose, yaba ari umuntu ku giti cye, cyaba ari ikigo runaka, byaba n'igihugu. Murumva ko no ku rwego rw'igihugu kuzigama byashyizwe imbere, kuko iyo umuntu ajya gutera imbere ahera mbere na mbere ku cyo afite, ku cyo yabitse. Icyo tubika rero cya mbere kiva mu byo twunguka. Ndetse n'iyo muri gahunda zanjye z'iterambere ngize amahirwe yo gukoresha amafaranga atavuye mu byanjye, byanze bikunze n'ubundi aba yavuye mu kuzigama kw'abandi bantu. Niba afashe umwenda, byavuye mu kuzigama kw'abandi bantu. Niba ngize ubundi bufasha ubwo bwose, nakoresheje amafaranga yavuye mu kuzigama kw'abandi bantu. Ni ngombwa rero ko igihe dutekereza iterambere, dutekereza kuzigama kwacu. Dukora ubukangurambaga ahantu hatandukanye. Muri aka kanya ndifuza gutanga inyunganizi, kubera ko batubwiye ko buri wese uruhare rwe rukenewe kugira ngo tugere kuri NST2. Ndatanga ubwunganizi bujyanye no kuzigama, kuko nyine murumva ko ari byo mbamo. Nishimiye kugira umwanya wo kubivuga mu nama nk'iyi ngiyi iteraniyemo abagore bafite uruhare mu buzima bw'igihugu ku nzego zose. Batubwiye ko abagore ari bo benshi mu Banyarwanda. Ni ukuvuga ko kuziba iki cyuho cyo kuzigama nimubigiramo uruhare bizakunda, kandi gahunda zabyo zihutishwe cyane. Ariko se kuzigama umuntu yazigama gute? Iyo turimo gukora ubukangurambaga hirya no hino mu gihugu, abantu batubwira impamvu zinyuranye zituma batazigama. Nivuga aya magambo, ntituze kumva ko abantu batazigama. Uko turi hano turazigama, ariko icyo tuzi neza ni uko urugendo rwo kuzigama rukiri rurerure cyane. Impamvu rero ituma abantu batubwira bati ntibikunda kuzigama ni nyinshi, ariko reka mvugemo nkeya. Imwe mu mpamvu ituma tutazigama cyane nk'uko byakagombye ni uko hari ubwo ducurika urugendo rwo kuzigama. Kuzigama bigira urugendo rumeze rutya, iyo ubicuritse ntibigere uzigama. Umuntu arabanza akabona amafaranga uko angana kose, hanyuma akagena ingano y'amafaranga azazigama mu yo yabonye. Yamara kuyigena, agafata ya ngano y'amafaranga yagennye akayazigama koko. Ntabwo ari ukubitekereza, ntabwo ari ukubikunda, ntabwo ari ukumva akamaro kabyo. Oya, nayatekereje, ndayafashe koko, ndayazigamye koko. Hanyuma namara kuyazigama, nkakoresha asigaye, nkabona gukoresha asigaye ariko namaze kuzigama. Iyo rero ntabikoze gutyo, ntabwo nigera nzigama. Ubundi buryo bwa kabiri, twamaze kuzigama amafaranga rwose twahisemo. Ni ngombwa cyane niba tugomba gukuba kabiri ubwizigame bwacu, nge namwe, nibwo bizagera ku gihugu, turagomba no kongera tugasubira muri ya mafaranga dukoresha, twavuze ko ngo niyo twakoresha, kugira ngo twongere kureba ngo se mu byo nkoresha, mu byo nkora, mu byo ntanga amafaranga, koko nta cyahinduka. Maze buri gihe umuntu agahora areba
icyahinduka ni iki? Icyo gihindutse nkagifata nacyo nkakizigama. Ngiye kubaha urugero rw'umuntu ari bubabwire ufite ubushobozi ndetse unazigama, ariko waje kuza kureba amafaranga nk'umuryango batanga ku bijyanye na transport n'uburyo bwo kugenda. Noneho baza gusanga imodoka bari bafite icyo gihe yari imodoka nziza nini yose kuyigendamo, ariko inywa igitoro gihagije, mazutu cyangwa essence. Noneho barebye basanga ngo mu myaka hafi 2 bari bamuranye imodoka bari bamaze kuyitangaho kuri essence gusa amafaranga agera kuri 4 miliyoni kuri essence gusa. None baricara bari nk'umuryango baraganira n'umugore, ariko se koko ubu amafaranga dukorera dukwiye gutanga 4 miliyoni mu myaka 2 kuri essence? Banyakubaha muteraniye hano mufite imodoka, muzi amafaranga mwatanze mu myaka 2 ishize kuri essence? Ni ngombwa ko tureba ngo turimo turava hehe. Ni umuco utatworohera, ariko nyamara ukenewe kongera kureba ko natanze ko nakoresheje ibi mu gihe cyashize nta kintu nahinduraho ku buryo nakomeza nkabona ibimbereye. Ntawe uvuze ngo twese tubeho nabi, oya, twungugira imibereho myiza, nkakomeza nkagira ibimbereye, ariko kandi nkazamura kuzigama kwanjye. Ngubwo uburyo bubiri buzadufasha kuzigama ku buryo bufatika. Bigatsaba ko tubiganiraho cyane cyane mu muryango kugira ngo bibe koko inkingi ikomeye y'iterambere ryacu. Ariko ikindi kintu, nyuma yuko tuzigamye gutyo buri wese akabigira ibye, ni ngombwa ko no kubyigisha abato. Abagore mufite uruhare rukomeye cyane rwo guhindura imyumvire ku kuzigama no guteza imbere kuzigama, kubera ko mugira uruhare rukomeye mu kubaho kw'abantu benshi bose. Twese uko turi aho tuva tukagera tubaca mu biganza. N'uri umugabo uyu munsi yaciye mu biganza by'umubyeyi, aramuherekeza. Mu byo duherekezamo abaduca mu biganza bose, baba abana tubyara, baba abo tuva inda imwe, baba abo twashakanye nabo, hagomba no kujyamo umwanya ukomeye wo kuzigama, ukuntu kuzigama bikomeye cyane. Tukabitoza abana kugera bakuze. Ikindi kintu, ntabwo dushobora kubwira abantu kuzigama natwe ubwacu tutabikora. Ndifuza nyakubahwa minisita munyemereye gutumira abateraniye hano ko kuzigama twabigira ibyacu uhereye none. Nta muntu utazi ijambo kuzigama, ariko iyo tudafashe ngo tubikore koko kandi tubikore ubu, bihora ari igitekerezo. Ikindi kintu nuko nka Rwanda National Investment Trust twiteguye, kuko biri mu nshingano zacu, ntabwo ari byo kudusaba batwinginga, biri mu nshingano zacu. Twiteguye rwose gukorana n'inama y'igihugu y'abagore kugira ngo binyuze muri ba mutima w'urugo twigisha abantu ibijyanye no kuzigama ku nzego zose kugera ku rwego rw'umudugudu, kugira ngo abantu bose bitabire kuzigama icyo umuntu azigama cyose. Aho nifuza gusoreza, murakoze cyane. Aho nifuza gusoreza nuko nifuza mwese, ntago nava hano ntabahaye ikaze muri RNIT-Iterambere Fund. Twakira abantu ku buryo bworoshye, ndetse nababwira ko inama itaratangira ndi hano nazigamye, kubera ko twashyizeho ikoranabuhanga ryorohereza abantu kuzigama uko igihe cyose babishakiye. Ushobora gukanda akanyenyeri 589 urwego, akanyenyeri 589 urwego, ukiyandikisha, akanyenyeri 589 urwego,
akanyenyeri 589 urwego, cyangwa se ukajya kuri internet ukandikamo shora akadomo RNIT ni ra na 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 i na ta RNIT akadomo ra na wa, ukiyandikisha, warangiza ugasubira kuri kanyenyeri 589 ukazigama. Hanyuma akanyenyeri 589. Hanyuma nitumara kuba champions bo kuzigama n'abandi tuzabibagezaho kandi ku buryo bworoshye. Ikaze muri Iterambere Fund. Arakoze cyane, nitumushimire. Kwizigama n'umuco mwiza, ndizera ko natwe ubwo tumenye uko tubikora, ubwo tumenye uko kwizigama n'ubu buryo tugiye kuwukoresha.